Chenzi cyuzuye cyose. Oh baby. Nizeye. Sana gushaka kumobera. Nambara gafite babere. Warya ruri imbaraga zimobera. Ndumara byutse nabi. Nuko byahoze se. Agwa kamaze ngo agatebe. Ibintu byarahindutse kabisa. Kubera wingingira no kumobera. Umunsi uza nare. Icyo bazi. Kumva nakubwira ko ari sawa se. Kubera Uri kumbaza icyo kibazo? ngiye kukubaza nawe. Ariko fiye. Reka nawe kwigira seri cyane tuganire sibyo. Hey, baby this. Kusuza utabishaka se. Mba nabishaka gute? Sabi. Ndabizi warababaye. Usisha kumbwira ikibazo. Okay, tuzi. Ndabizi warababaye sibyo. Basi ngaho ndeba bwa rimwe tuganire. Warumbwira? Ndeba tuganire gatoya. Turebana mu maso umwumvisha ugutwe. Igihe cyose tumaranye Wese nande? njye nawe. Utari warigeze umbwira yuko atari njye njyenyine ukunda. Akuje banywa inzoga. Kubizi ndazinwa. Usanga wabyize. Mi. Wowe. Kubizi nsanzwe inzoga. Hoya wasanga wabyize ariko. Ndetse ayo makuru kumawe kwe. Niyo naba ntazinywa bitewe no kunomera bakakanya nazinywa. Urenda gupfa? Kose reka nkubaza. Iyo ubonye nirya nkimara akazi nkuru gakazi. Buri kintu cyose usabye nkakiguha. Yego. Then hanyuma buri munsi nkajya nkusanga uri kumwe n'abahungu mu kabari. Uzi kuri kumbabareza umutima. Banze usigaye nkuru umugire kubanza. Ako se ko mbona utagishaka no kundeba. Yesu iyo wirebye ubona nkufitiye apetite. Yego. Mbere se kutari warabimbwiye. Nuko sinzi ibyo nanyweye nanjye ubu. Cyangwa nuko amafaranga naguhaga yashize. Niyo njya kuboneka nzakwita. Sophie ko nkukunda. Ko nkora buri kimwe cyose. Ngo nkwereke urukundo. Ukunda nde? Wifiye. Akibaze ko Argendera ibitanda byashizeyo. Ibaze ko bitewe n'agahinda mfite ndibona naguhamagara mu izina. Uzi ko bitari bisanzwe. Nanjye nta mpamvu nakubwiye ushaka gusanga banyweye inzoga ntabamenye. Basi ngaho ndeba nsubize bwari. Musubize iki? Uramungu mwari muri kumwe ya mukabari. Ako uwe muhungu urugira ubwenge buzima. Uwe muhungu. Ese ushatse kongera umusazi. Ako wasaze sugusa ubwenge ukajya kukuvuza. Fiye ibintu buri kunkora uzabyicuza. Ngiye mbyicuza. Ako ujya umenya ko n'umwana mubakire. Amagambo yose wanyandikiraga unywereza uduti mugira gute ubu byose bise bibusa. Nuko amafaranga yashize uzare niyo wongeye kuyabona uzare. Kamone ko se ninde wo guhimbiye Imana. Nawe. Dance genda musuruka nanyicaza hanze. Yesu ese wigeze umbwira ko uje kunsura. Ko mbonye ngo aho nk'imvura ije nayo nk'iyagatera. Ubusanzwe se naraguteguza. Akase basi ushaka nzi yahure ku bwawe. Basi ngaho shyira fone hasi tuganire. Uri kumbwira? Ese nta n'ugushaka gushyira fone hasi ukabona ko nagusuye. Telefone ni yawe ni yanjye.
kamona ko se wabaye ikimana. nta kintu nabaye. Basi nkansobanura ibyo ndi kukubaza. Ibikiri ntwongeye kunzana bwa bushaka bwawe ngo bw'abasore bw'iki. Nise ngubu nibwo ukibona ko nta gaciro mufitiye. Yego. Asuri tuvugishije ukuri. Wabonaga mufitiye sante musibye amafaranga ari ufite. Usibye ko wajyanga ngo bikijye mumeze nk'ibigori namwe. Nibyo koko. Ibintu uvuze ni ukuri. None. Ushobora kuba ndi n'ikigori. Iyo nza kuba ndi umuntu muzima nagomba mufitiye urukundo mufitiye akakanya. Vugisha ukuri da. Kuko urukundo mufitiye ubwanjye nabwo ubwarwo rurenda kunsaza. Akurasarira ari. Niba sinkiguhamagara mufate ndakwandikira ukayisoma. Erega telefone yanjye nguma kwitaba uwo nshaka. Ariko ntabwo naguhakaniye kariya usibye ko nanayifite uruhare. Amafaranga yiguze se ntiwayanyaze. Urabizi neza ko arayabuze. Ariko warayanyaze. Ndetse urabizi neza ko ari naguzemo. Icyo wayakoresheje cyose wambwiye ko ari bigiye kugura ari. Ngambwa ko amafaranga wamaye yanditse kuri ino telefone. Ubundi wamuzima. Uhurudutse wanyu nguje kuri afiyete. Okay, wenda ibyabo bahungu reka tubyihorere, sibyo? Basura cyankunda. Byose. Ngukundamo gake aho biziyongera ko wongeye kubona amafaranga. Wayimo gake. Ndetse uko wakenye nta mafaranga ufite urumana. Nese ibintu si bishakwa. Uzabanze ubishaka ntare. Nta mwanya mfite kubishakana nawe. Ariko bicyanyereka umuhungu watumye uhinduka bigeze aho ngaho. Uwe. Wari we wese. Sumaze iminsi mibiri. Ko mbona wacanganye iki? Nacanganye ikirwa se byose si wowe. Bifite abazi. Wajya ntabwo uheruka akazi. Ubu byo imishinga yose nari mfite. Nari mfite kuri wowe. Yose yihinduye umwanda. None nase imishinga none ko wari wayipanze ko wari amafaranga ufite. Bakora amabana nijoro. Nushaka kugira rero buri munsi gore. Ndabizi ntubyitaye ariko reka nabyo ndi kukubwira. Nta kintu nakora na kimwe kugira ngo umunsi byibura uzaba wabaye wanjye. Uzabeho neza. Tegereza abantu nahebariye. Sinjye numva iwanyu murabarokore. Sabi, Ndakumva. ndabizi warababaye. Sibyo? Kandi cyane. Ese urabona nishimye? Abo ariko ikintu cyatumye nshaka guhura nawe byari kugira ngo basi umvuga ibintu mutima ndi kumbabariye. Ubu se urumva ari iki wambwira nkasubira mu by'ukuri? Hejuru y'ibintu byose byabaye. Sabi ndabyumva. Sibyo? Ariko reka nkubwire siriya sibyo? Ishire mu mwanya wanjye. Ndabyumva narakubabaje sibyo? Ariko maginga ya nanjye ndishinja amakosa menshi. Nese reka nkubaze wari wambwiye ngo iki? Abo urabyibuka ko wambwiye ko nkundana na Fieta. Yego. Ariko ntabwo ariko byari bimeze. Twarakundanye pe birumvikana. Ariko ntabwo Fieta nari nyiri kumwe nawe. None mana yanjye sinzi pe. Okay, umva mubwire. Basi gerageza kumbabarira nicyo kintu cy'ingenzi nkeneye mu mutima wanjye. Numve ko umbabariye mu buhoke sibyo? None yaraje gukora cyariya. Urumva nyine nk'umu Reba ariko banzireba ibintu byabaye sibyo? Jewe ashaka kunkubita nkubite. Byo nibi. Ndabizi warababaye warakubiswe nanjye narakubiswe. Ariko uriya mukobwa ni umusazi. Uriya no mu ex wanjye twarakundanye bize ariko uriya ni umusazi. None se nimba reka nkubaze nimba mwarakundanye bikaba byararangiye yaraje gukora iki hariya akazanamo ibintu byo kurwana byari bisobanuye. Sabi uko watunguwe nanjye niko natunguwe. Uko ubibonye nanjye niko nabibonye. Ndagira ngo nkubwire ngo nanjye ubu ngubu nari ndi mu rujo ko wabonye nanjye niko nabibonye. So ikiriho rero ni kuri ndakwinginze basi mbabaye. Uretse tuvuge ko nta kintu wari ubi no haguruka Sabi
ubisere wafashe umwanzuro kuwasazi ngwanya abazimu mugira icyo nzi cyo uzicuza mwarasaze nyama ndeberera mbobora Sabi basi reka mfukame sibyo oya no wipfukama ndakwinginze oya nta icyo nshaka ni kibazo imbabazi ngava se haguruka mbitekereza sibyo oh Sabi Nta ugeze riba. kure urambabari nyine niba uri mukuri nanjye kambitekereza nta kibazo Sabi basi urakoze cyane sibyo ntekereza ko ugiye kumbabarira bite Ntabwo nakwirirwa nkubaza ngo umeze gute urabona ameze nde sinabikubaza kuko ndabizi ko ntabwo se ufite uburenganzira bwo kubibaza n'ubuma ndabwakira nta kibazo n'ubuki n'umubwo burenganzira nta kibazo ndabwakira ndakubaza uko umeze ufite umutwe aratekereza ufite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ushaka kuko sinshaka kukubaza ninde wakuyoboye inzira yo kuzana mu mutima wawe uko nzanze kukuvaho umutima wawe reba nzi cyangwa n'uwo mubare w'umutima wawe fiyo wambabaye ukareka kumbabaza ndabizi ko nakosheje sibyo narakosheje neza wineretse se meho neza ko navuga ko ntabwo ukeneye mu maso yanjye bite ndabizi ko utanyeneye mu maso yawe n'amaso yawe yawe yishyize rero wayibeshye ko ugiye fiyo wambabaye ukareka kunyicisha amagambo menshi mbwira amagambo mabi wazi kunyishyura zawe ndi kukura mu mbizi z'imigizo nibyo birumvikana ese si bigomba kuza kuko narayiguteye kandi ndabizi ko ikosa ribaye ubutwari bwa mbere ni ugusaba imbabazi so rero nateye intambwe ngira ngo nze nkubwire amakosa nakoze kugira ngo ubashe kumbabarira kuko narakosheje nawe niba uri umuntu kandi koko warankundaga bya nyabyo reka ko utareka kumbabarira ubuze none uvana urabwira ngo iki ririya habara ryawe nakoshere wawe sore kugira ngo witwara agenisha fiya kakangiranye bagiye yego ko mwana n'isura yawe rero nayibagiwe fiya wambabariye basi tugasubira uko twahoze mbabura wongerejwe ntabwo ndi kukumva kure yanjye wambabariye tugasubira uko twahoze wese nande bye nawe reka yewe nemeye gutera intambwe nza gusanga basi gerageza nubwo utayitera ngo yuzure ugerageze utekereze kuko narakosheje ariko ntabwo byavuye ko ngukunda ubuze uwo mutima wawe rero wakugiriye inama ese kamubaza mu mutima wawe harimo abakobwa bangahe kambe umuntu ni wowe ngewe ndi kukubaza kumbeshya ngo nigere mu mutima wawe umwana w'umukobwa yakishyiraho akora ko nibutse kwanga yewe arambwiye ngo niyo ntanya wo kwa nyoko akabikora afiye ntabyo yafiye asubiza ibyo mubajije narakubeshya hey kubera ko hey uvuze warafatiye mu cyuma ariko akundi rumaze iyo uriya nk'ibintu bimaze kugutakazaho ukajya kunsumbisha ziriya mbesire z'abakobwa ariko si umeze nk'abantu bavuga ngo hari abantu bitwa idashima urimo uranera umutwe wagiye mu kiwero ntabwo ngutera umutwe uruhago si urimo uranera ibisazi mu mutwe ngaho gerageza basi unyumve humeka kabiri uzamura umwuka wongera usubize mu nda sibyo ubu waretse nkahumeka gatatu nta kibazo njye icyo nifuza ni imbabazi kuko ndemera ikosa narakosheje ariko icyo nifuza ni imbabazi ubona wese uzikwiriye ntazo nkwiriye ariko nkeka ko nawe utari igisimba uri umuntu kandi ufite ubumuntu urebye wasanga nzikwiriye kuko nateye intambwe imwe nza kugusaba imbabazi kandi ndemera ikosa narakosheje
reka mubwire rero siyo ngiye kukubwira ikintu cya nyuma na nyuma Yego. niba nongeye gusanga muri ariya mafuti nagusanzemo Yego. ntabwo ndongeye kuvugana nawe ikintu ngiye kubwira ndaziguhaye Fi. ndakubabara